w'amashami tariki ya 24 ukwezi ni ukwa gatatu mwaka w'ibihumbi 2024 kuri Chapelle Kagarama rero kimwe n'ahandi ku isi bafite imyemerere gaturika bemera igisibo bakemera amashami ndetse na Pasika. Kuri uyu wa 24 kw'iki cyumweru rero bifatanyije n'abandi ku isi hose mu kwizihiza umunsi w'amashami. Ni muri urwo rwego rero natwe tuba twahababereye kugira ngo tubagezeho uko umunsi uza kuba wagenze. Nk'uko bisanzwe rero musanzwe mugezaho bitandukanye bibera kuri Chapelle Kagarama, mukabikurikira nk'aho muhibereye. Uyu munsi rero nabwo tugiye kubagezaho uko biza kuba bigenda. Habanje rero umutambagiro, ni umutambagiro ubanje rero. Nyuma y'umutambagiro turaza kuba twababwira bamwe mu bakijijwe n'ivu ryavuye mu mikindo, uko ivu ryakijije abo bantu, dore ko benshi batabizi ko ivu batwika rivuye mu mikindo rikora akazi kenshi rikaba ryabasha gukiza abantu benshi. Reka tubareke rero mukurikire ibihabera, mukurikire umutambagiro nk'uko bisanzwe. Rero ni umusaza UWA ubabera aho mutari, akabagezaho ijana ku ijana bibera kuri Chapelle Kagarama.
nk'uko rero twabibabwiye tugitangira iyi videwo, twababwiye yuko hari abantu ivu ry'imikindo ryakijije indwara zitandukanye bigendanye n'uyu munsi mwakomeje kubona imikindo ku munsi w'amashami. Baratangira rero batubwire ibitangaza ivu ry'imikindo ryabakoreye, dore ko ryabakijije indwara zitandukanye batiriwe bajya kwa muganga cyangwa se kwivuza aho ariho hose. Reka dutangire rero iruhande rw'iburyo, atangira twibwira ubundi atubwire uko ivu ry'imikindo ryamukijije indwara yari arwaye. Kristo Yezu akozwe. Iteka ryose. Nitwa Isenge Sumuta, nkaba nshimira Imana, nshimira ubutatu butagatifu butuye kuri uyu musozi wa Kagarama. Ikintu nshimira Imana ni uko nari mfite inka yararwaye, irwara ikibyimba ku itako rirabyimba cyane, nyine hazaho uruntu rubyimbye inyuma. Ubwo nyoberwa ikintu irwaye, naje guhamagara veterineri nyine ushinzwe amatungo, araza ageze mu rugo arayisuzuma, amaze kuyisuzuma abura ikintu irwaye, arambwira ati iby'inka yawe biranyobeye. Yarambwira ati ngiyemo amafaranga yo kuyisuzuma gusa nigendere, ibindi ntabwo mbizi. Ubwo yarigendeye nyine. Ubwo naje kwibwira nti ko baduhaye ivu ry'umukindo kuri shapeli Kagarama, uwaryifashisha. Nararifashe nditoba mu mazi y'umugisha, nkajya nsinga kuri cya kibyimba, nkomeza kuyisiga, hashize nk'iminsi 3 ngiye kubona mbona cya kibyimba, ikintu cyari kirimo imbere nagiye kubona mbona kiraturumbutse kije inyuma. Sinzi ngo cyari igiki, cyari ikintu cy'ikinyama nyine cyaraturumbutse kirarereta. Nkomeza kuyitera rya vu ry'umukindo, haje gushira iminsi nyoberwa aho cyagiye, cyarahungutse kikuraho, nta n'inkovu yahaje mbese. Ubwo rero nkaba nshima Yezu na Bikira Mariya ko baduhaye umuti, mubampera amashyi n'impundu. Murakoze cyane. Ubu inka yarakize nta kibazo ifite? Oya, yarakize nta kibazo ifite, nta n'inkovu yemwe yahaje, ntiwamenya ko ari ikibyimba cyahigeze. Yego, murakoze cyane, turabashimiye. Hakurikiyeho undi nawe aratangira twibwira. Nanjye nitwa Mukanyamibwa Elisiya. Ibitangaza nabonye iby'ivu ry'umukindo, nahuye ikintu bita igitagangurirwa kinini gifite ibiguru binini, cyarambabye hano ku gikanu, kimaze kumbaba haratutika hamera nk'umuntu wahiye. Ubwo nagiye kwa muganga, ngiye kwa muganga bampa umuti, maze gusigaho biraturika, bimaze kuturika hacikamo ikintu kimeze nk'umungoti, hacishemo igisebe kinini. Nashyiraho umuti wo kwa muganga kandi nari nawandikiwe na dogiteri, ahubwo hakajya habira hakavamo ibintu by'imyeru, igisebe kiba kinini cyane ku buryo byari byageze no ku igufwa. Noneho ubwo naje gushyiraho ivu ry'umukindo, narishyizeho nyuma y'amasaha 2, cya gisebe kigenda kiyegeranya kirakamuka, noneho na ka kantu k'umungoti kari kacicamo karakira. Nsigaho iminsi 3 haba harakize, ubu harasibanganye nta n'inkovu ihari. Ubu nta kibazo pe? Nta kibazo rwose, kandi umuti wo kwa muganga byari byanze. Ubwo rero nkaba nshimira Yesu na Bikira Mariya yuko ivu ry'umukindo rwose bwamvuye. Murakoze cyane, namwe turabashimiye kuri ubwo buhamya. Dukomeza n'abandi batubwira Nitwa Macumu Angeli Bereti. Ndashimira Yezu na Bikira Mariya ku bijyanye n'ivu ry'umukindo. Nafashwe n'ikibyimba ku kirenge cy'iburyo, ikibyimba kirankomerera ndetse kingeza kure. Naje gusigaho ivu ry'umukindo, rwose ikibyimba nta minsi yashize gihita gikira, hari mu kwezi kwa 12. Birongera nanone mu kwezi kwa 2 fatwa n'ikindi kibyimba ku rutoki, runo rutoki rw'iburyo, ku kaboko k'iburyo. Urutoki narwo rurabyimba, birakomera rwose, birakomera. Ubwo naho naje gusigaho ivu ry'umukindo, rwari rwarangejeje kure pe, ariko murabona ko urutoki rwarakize rwose. Ndashimira Yezu na Bikira Mariya, nshimira ko ivu ry'umukindo rwose, uwizera wese ivu ry'umukindo rifite akamaro ku wizera wese. Kristo Yezu akozwe. Iteka ryose. Murakoze, namwe turabashimiye kuri ubwo buhamya. Impamvu turimo tubabaza, harimo abantu benshi ku isi batabizi.
babyumve neza ko ukwemera, iyo ufite ukwemera rwose ivu ry'imikindo riragukiza, nk'uko bahoze babibona mu mutambagiro, abantu bagenda bayitambagirana, hari icyo biba bisobanuye. Dukomeza namwe mutwibwira. Nitwa Nduwayezu Sereveriyani, narwaye ibintu ari igiheri gatoya, kakaza ari igiheri guturuka mu mavi kumanura hasi kugera mu maguru, no guturuka ku maboko hano akaboko gatereye kugera ku ntoki, hakazaho agaheri gatoya. Uko amasaha ari gukura nako kakagenda gakura, rero kakazamo amazi bikaba binini bikabyimba bikamera n'ubushye. Rero njya kwa muganga birananirana, nza hano kuri Shapeli Kagarama bampa ivu ry'umukindo rikaba ryaranyijije, no mu kanwa byari birimo ku rurimi. Nakwa nshima Yesu na Bikira Mariya ko banyijije. Ubu nta kibazo ufite? Ubu nta kibazo, narakize rwose. Murakoze namwe, turabashimiye kubw'ubu buhamya muduhaye. Kristo Yesu akozwe. Iteka ryose. Nitwa Nikuze Christina, nanjye nsengera hano kuri Shapeli ya Kagarama. Ubwo nanjye naje gufatwa n'ikibyimba kimfatamwe imbere mu gutwi, imbere kure ku buryo ntajyanagamo urutoki ngo ngikoreho. Ikibyimba nkabyumva ko kirimo gukuriramo imbere, umutwe w'uruhande rumwe, umusaya wose ukambabaza cyane, nacyo kikambabaza cyane. Noneho ubwo ngubwo naje kwibuka ko mfite ivu ry'umukindo baduhaye, ndangije ndarifata, nditobesha amazi y'umugisha, ndajyana nshyiramo kure, bigera kure mo ku icyo kibyimba, nubwo njye ntagikoragaho ariko ryaragiye rigerayo. Ubwo rero mbese nashyizemo inshuro 3 zonyine. Ubwo ikibyimba cyaramenetse, icyambwiye ko cyamenetse nararyamye nijoro, kandi ntabwo najyaga ntinyuka kuharyamira, harababaraga cyane. Noneho ndaharyamira, nkangutse nsanga amashyira yahingutse inyuma, nyine yavuyemo imbere mu gutwi. Ubwo rero rwose ivu ry'umukindo niryo ryankijije icyo kibyimba cyo mu gutwi. Ndashimira Yesu na Bikira Mariya baduhaye umuti wo kutuvura indwara zose kuwemera, bakoresheje ivu ry'umukindo n'amazi y'umugisha. Kristo Yesu akozwe. Iteka ryose. Murakoze namwe, turabashimiye. Kristo Yesu akozwe. Iteka ryose. Nanjye nitwa Murayimana Marcelina, nagwajije umwana ibere rirabyimba, noneho rikajya rijombamo imbere, rijomba akababara cyane, ndetse yaje kugeraho yirirwa aryamye ataka cyane. Noneho nza kwibuka ko baduhaye ivu ry'umukindo, ndarifata nditubana n'amazi y'umugisha, noneho musigiraho mu minsi 3 yari amajije gukira. Ubu yarakize nta kibazo afite rwose. None nkaba nshima Yesu na Bikira Mariya baduhaye umuti wo kutuvura, ku muntu wese wemera riramukiza nta kibazo. Murakoze namwe kuri ubu buhamya muduhaye, twizere ko bizagira benshi akamaro, dore ko mu kwemera no mu kwizera byose birashoboka. Reka dushimire n'abandi bose rero baduhaye ubuhamya bugendanye n'uyu munsi, umunsi wa mashami, aho ya mikindo yose bayitwika, ryavu rikaba ryabasha kugirira abantu akamaro mu kwemera kwabo, mu ndwara zitandukanye, mu bibazo baba bafite bitandukanye. Reka iyi video tuyisubikira ahangaha. Inkuru zo kuri Shapeli Kagarama na kagaruka. Ciao ciao, astra vista.